Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga ari gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri cya nyacyo. A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Hano urabona ikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, mu byita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka kuri rompuwe, niko mu byita mu ndimi z'amahanga. Kino cyapa iyo ukibonye ukibona kuri rompuwe, uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tujyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amakwatana ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, naho turi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo bibazo ni ibibazo bitatu babazaho, mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo bifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Mbibutsa ko ukeneye kode tubwira ko ari ushaka,
ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ugerwaho ukorera imwe utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikiye y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Icyo biba bishatse kuvuga n'uhita ku cyapa kiburira wenda bari kukubwira ngo ikoni iburyo ntago kizaba gishinze kuri iryo koni, ahubwo uzabanza ugende urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari ikoni iburyo. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Niba bari kukubwira ngo umuyaga w'intambike, cyo cyapa kibura kikubwira ngo umuyaga w'intambike ntago kizaba gishinze aho hantu hari umuyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari umuyaga w'intambike. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwe kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi babibona ku buhe buryo? Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga n'ubundi abanyamaguru, oya, bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona ku buhe buryo? A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, B ibumoso babona iby'ibara ryera, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, ibumoso babone iby'ibara ryera. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. None hano iso cy'ukuri ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Tarahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihabwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite amabara asate. Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo
ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo kuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C. Ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni bihe binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze ubwa metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka zambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Kugira ngo nucyumva kikivuga nye kugomba guhita utanga inzira. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Bikurikizwa gusa hehe? A mu masangano, B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndavuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye n'ibyapa byo gutambuka mbere cyangwa ibyapa biburira. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ubibona mbere, kabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari icyo kintu bari kukuburira cyangwa se hari iryo sangano ugiye gutamba bari kubwira ngo tanga inzira cyangwa bagomba kuguha inzira. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka ukimara kugihitaho uhita utangira kugikurikiza. Niyo mpamvu bavuze ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikane ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyiyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje, kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru, umutuku; B umweru, umukara, ubururu; C umutuku, umweru, umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ibyapa nyongera nabakoreye video y'ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru
ibirango by'umukara. Hano havuze umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Kubera iki bagishyiraho? Kugira ngo utazaba uri mu muhanda ukabona umuhanda ushamikiye ku urimo ukahita uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wayigeramo imbere ukabura inzira. Bagiteyeho mu ntangira bakubwira ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo si icyapa kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibi birango by'amarabarasati, uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, mu minsi 5. B, mu minsi 8. C, mu minsi 15. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, mu minsi 8. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ariko ukibuka ko iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga, iyo cyoherejwe mu mahanga ho ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro mu gihe cy'amezi 2. Ndakeka ko hano nasoma mu B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Abantu benshi bakunda guhita bahitamo B iyo banye kino kibazo. Ariko yavuze kunyuranaho bikorerwa he, uvuga ko ari ibumoso. Bavuga igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe n'icyerekezo uri kujyamo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura icyo mu byapa byo ku mihanda. A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'ibumoso rwaba uruhande rw'iburyo bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda gusa babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda bakahera gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda bakabyita ko ari ifungana ry'umuhanda bakahera gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda babyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa hehe? A mu masangano, B mu bimenyetso bimurika, C A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano ndetse no mu bimenyetso bimurika bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ngo mu masangano wabisanga ahantu imihanda ihuriye akaba ariho ubikurikiza, ahandi ujya urahagera ukabyirengagiza. Hoya, ibimenyetso bimurika wakibona kuri feruje ukabikurikiza, ariko waba ukimara kuhahita wajya urabibona bino byapa bibuza n'ibitegeka ukajya urabyirengagiza. Oya, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Oya, D niyo gisubizo cy'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ugomba kubikurikiza mu masangano, ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose urabisanga. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A ko hari icyago, B icyago kidasobanuye ukundi, C imiterere y'icyago gitunguranye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni A ko hari icyago. Ibyapa bibuza bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari umuhanda unyerera bakabikubwira hakiri kare, haba hari akazamuko gashinze cyane bakabikubwira hakiri kare, haba hari utubuye dutaruka bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera wamenye ingamba ugomba gufata. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe, uretse ryari? A agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B gukatira ibumoso, C guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga. Murabizi iriya mirongo iba irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye uba uvuze ko umuyobozi abujijwe kurenga. Ariko kubera iki? Kubera ko impamvu bawushyizemo hagati ni uko umuhanda uba ugendwamo mu byerekezo byombi. Bakavuga ngo ubujijwe kurenga ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biza bigusanga. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe agiye kunyura ku kindi kinyabiziga, ibyo mwita kudepasa, gukatira ibumoso cyangwa guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A inzira y'abanyamaguru, B agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri. Inzira y'abanyamaguru
n'agahanda k'amagare bikaba byose ari ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, agahanda k'amagare, igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se cy'umuhanda, birumvikana n'ubundi hari buze gucamo ibinyabiziga, ariko aratubwira ngo gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make icyo gice cy'umuhanda nta modoka yacamo ngo ikwiremo, kiba kigenewe iki? Aba ari agahanda k'amagare. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Ushobora gutwara ikinyabiziga ukumva ugize umunaniro watuma usinzira. Ese uba ushobora gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa wishyura ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C, kumanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. D, kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, guhagarara akanya gato akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ndakeka ko waramutamo B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ntiwatwara ikinyabiziga ufite ibitotsi cyangwa uri gusinzira, ahubwo uhagarara ukaruhuka harimo no kugendagenda kugira ngo ibitotsi bishire vuba, ubone kongera kugaruka mu kinyabiziga ubashe kuba wagitwara. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Utwaye ikinyabiziga ni mu gihe cy'ibihu, ni igihe cy'imvura, cyangwa se hari imvura nyinshi, cyangwa se hari umwuzure, cyangwa se hari umukungugu mwinshi. Muri make ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, niko mubyita. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, kugenda mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C, gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D, kugenda mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko, murabizi uri kwirinda icyago, ugomba guhita ugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye utukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode, tubwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese ukeneye kode yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ukeneye kode yo ku ruhushya rw'agateganyo? Ngufatire kode aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka
n'isaha ushaka tukabigufashamo, aho waba urose mu gihugu ugahita ubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online ni ku bantu bari kure bitabakunda ngo baze twigane mu ishuri, cyangwa se akaba ari hafi afite nk'akazi katamukunda ngo aze twigane mu ishuri. Tukwigisha online ariko iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye igitabo cy'amategeko y'umuhanda uri mu mujyi wa Kigali turakikuzanira aho waba uri hose kugira ngo wige neza ufite n'ibitabo byo kwigiramo, nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Uramutse wagize ikibazo mwa kino kizamini tuba tumaze gukosora, ujye umpamagara ngusobanurire, serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyandike muri comment ukande subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.